zijyanye nayo nko gukora ibishushanyo by'amazu ndetse no kuyubaka. Giricumbi hamwe na Florent, Clement na Dickson live kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu hagati ya 2 na 3 za mu gitondo kuri 93.1 Fine FM na YouTube channel Nzuri Market. Sanga di makuru kuri y_nzuri_rawa. Imali y'umunsi hamwe na Nzuri Market mu kiganiro Giricumbi 93.1 Fine FM, radio y'amahitamo yawe. Alright, Imali y'umunsi muri Nzuri Business Group. Wewe ushaka inzu, ushaka ikibanza, ushaka umurima, imirima ngo bimeze bite? Mirima irahari cyane. Mirima irahari cyane. Irahari kabisa. Okay. Shaka kugura no kugurisha, nugategereze bakirema baze kugukoramo ibinyamakuru, kukwandika inkuru, ngo wahombye, ngo bateje cyamunara, nubitegereze ibyo ngibyo. Ndashaka kwiba ateza utwe. Nanjye nimo guteza utwanje. Nago mvuze ngiye kubera ko natwo mfite. Iri yanzu se yubatse nanzi kugiye kugwa. Ya ni design. Narinzi design from Qatar. Bana ni Qatar koko. Kwemeze nk'indege igiye kuguruka. Okay. Inyubako ni cyashya. Ni cyashya uri kubibona. Nabari kuri YouTube. Na design nawe urayibona. Ko ari cyashya mu byukuri. Okay. Yubakishije ikintu bita itafari rihiye yose. Ako kantu abantu barakumva cyane. Ariko arabona inzu ishyirwaho amafaranga bakayubakisha itafari rihiye yose na clôture. Barangiza clôture bakayihoma bakayitera n'amarangi. Kuyihoma kabisa. Okay. Abandi baba bashyizemo za rukarakara cyangwa za blocksima mu byumba yutabizi nyine muri clôture yose. Amatafari ahiye yarambwiye ati none wowe kugira ngo duce impaka tobora zana foreze utobore ibikuta byose ushaka. Umuntu ukwemerera gutobora inzu umukiriya uzabishaka azaze yitoborere tupfa kuba twamaze kumvikana yitoborere nta kibazo anyishyure. Okay. Kubera ko azasanga ibyo mvuga ari ukuri. Okay. Azasigara yikorera aho yatobaguye. Nindo zakora wahatoboye none se ko azaba yamaze kugura nidusanga ibyo yavuze atari ukuri atari amatafari ahiye nyirinzu nawe azasigara yirwara. Okay, umwe muri bagomba gusigara inzu urabona ku izine yayo ifite ku izine nziza cyane. Ndabona inzu nziza ifite ibyumba binini cyane. Binini cyane. Muri ibyo bine harimo chambre principale cyangwa icyumba tuvuga ko ari icy'abavyeyi. Mu mahoteli nicyo kiba kiri VIP. Icyumba cya VIP. Ni icyumba cya VIP gifite na dressing room. Icyumba cya mama na papa kigomba kuba VIP. Gifite urwambariro. Ntabwo rwabura. Ntirushobora kubura. Ikagira douche na toilette eshatu inzu yose. Ariko kandi ikagira amanex. Okay. Ikagira amanex. Annex zo hanze, cuisine yo hanze, douche na toilette byo hanze, stock n'indi nzu ishobora kubamo wari we wese. Dukunda kuvuga ngo ni inzu y'umukozi. Ariko si ngombwa ko ari urara hanze. N'umwana ashobora kuba yakuze. Arabana arimo kwitegura kugenda. Arimo yitegura aje akamuha inzu gusa ukambwira tuzajya unankodesha kugira ngo yige ubuzima. N'ubundi umwana agomba gukodesha amafaranga wagomba gukoresha akagira ate. Inzu rero uretse kugira ibyo byumba na manex ifite kandi na saramanje nyine na kwizine nkuko twabivuze. Ariko kandi ifite parking nini na jardin bihagije. Ngira ngo batangiye kubibona cyasaba dukurikira babi kuri YouTube channel ya Nzuri Market. Ngira ngo babibonye tugitangira rugikubita parking nyine niyo twinjiriramo bayibonye. Dress sidahenzera. Ntago ndi buvuga amafaranga nsigaye mvuga amafaranga atari sigaye nifuza. Shaka make iyi shaka make. Shaka make ugereranyije n'agaciro kayo. Ni miliyoni 70 ingahe? 78 ziganirwaho kandi cyane negotiable kandi ahantu iri ntago nababwiye. Nabonye ari Kicukiro Kabeza. Ni Kabeza kuri kaburimbo. Urundi muri Kicukiro bafite kuri kaburimbo.
utagira ngo nirye pfo kubishanga Kabeza rwose ni Kabeza kuri kaburimbo nuvuga ngo ubundi kibanza bibatsemo gihagaze byibuze miliyoni 40 miliyoni 40 uvugira mu za miliyoni gusa z'amanyarwanda ni ayo niyo ntabwo kibanza cyuri kuri standard hano mu mujyi nk'ahantu nk'ahariya wakibonera munsi ya miliyoni ubundi 30. Okay. Miliyoni 40 urabona ko ari imari miliyoni kandi ubona ko ikibanza cyayo impamvu gifite miliyoni 40 bise byumvikana ni kinini kirengeje ubuso ibi bibanza bisanzwe kiraburengeje urabona ko kirengeje 150 ari n'ibigega by'amazi yego ni kibanza n'igice ubundi yego ni imari rero kabisa kuko ifite ubuso bwa metero kare 450 iyi ni imari ntigucike nyamuneka wowe washimye cyangwa wifuza kugenda ukareba ugashima nyura kuri Nzuri Market kuri YouTube channel cyangwa uhamagare kuri 07 823 mujyane murebe kabisa mujye gusura ugende wirebere rwose kavuga ngo wenda na amafoto ngo bakoze editing oya gusura nibyo ugende ukore editing yawe ugende wirebere wowe editing ubwawe wikorere editing niba ureba ukabona iriya design ubona inzu yagiye guhirima nka Dickson ugende uverify urebe uzane ni piki wase azane ni piki kabisa aya parking twavugaga ni nini cyane pe ni nini cyane so twagira ngo uzajya yakira ubukwe ni nini cyane rwose jaride ashatse yagenda akayihindura akayibyaza umusaruro uko abishaka alright nuko nguko rero zakora rwose muri Nzuri Business Group Limited n'abandi bantu ushaka kufite ikibanza ushaka ko tukubakiramo inzu nk'iriya ni vuba ariko kandi ushaka no kufite inzu nk'izi nyinshi cyangwa ushaka gucungirwa zirenzeho utabona umwanya wavyo kabisa wo kubyitaho n'iki byose nyabuneka kubera ko bitera na stress Business Group tukumanagingira imitungo yawe tukubakire ni vuba okay ibintu bigenda neza cyane hanyuma byahumidite urabona ko ari ya kaburimbo hanze tubwire ku bintu byahumidite numvise mu bivugaho nabi imidite ibintu bya imidite rero turi cyabitegura kugira ngo tuze tubikora neza cyane turacyari mu kunegosiya n'abanya Autriche nibo tuzaba duhagarariye kugira ngo tujye dukingira inzu zanyu imidite urukingo rw'imyaka irenga 20 rwa imidite urukingo imyaka 20 irenga 20 uvuga ngo iyo dukingiye inzu yawe nituzadukingira inzu yawe ni garanti yanditse y'imyaka 20 murakoze cyane Nzuri asante sana murakoze Ladies and gentlemen, may I have your attention please? waba ufite byinshi wibaza ku bijyanye n'imitungo itimukanwa sanga ibisobanuro byimbitse mu kiganiro Giricumbi hamwe na Nzuri Business Group Limited kuri 93 n'igice kimwe Fine FM. Nzuri Business Group Limited ni inzobere zigucungira imitungo itimukanwa zigahuza abayigura n'abayigurisha n'izindi serivisi nyinshi zijyanye nayo nko gukora ibishushanyo by'amazu ndetse no kuyubaka. Giricumbi hamwe na Florent, Clement na Dickson live kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu hagati ya 2 na 3 za mu gitondo kuri 93 n'igice kimwe Fine FM na YouTube channel Nzuri Market. Sanga di makuru kuri y_nzuri_rawa. igitondo cyiza gituma umunsi wose ugenda neza iyo umugoroba ugeze igihe upanga ikaba chambre principale yayo ifite n'urwambariro sibyo gusa kandi kubera ko iyi nzu uretse ko yubakishije amatafari ahiye ifite n'inzugi nziza za ribuyu hanyuma ikagira kandi plafond nziza ya gypsum igezweho cyane nkuko muri kugenda mubibona. Iyi nzu kandi ikaba ifite na annex, ifite annex hanze, ifite stock cuisine yo hanze, douche na toilette byo hanze ndetse n'inzu ishaka kuryamamo umuntu bafasha imirimo yo hanze.